Yes, alright. This is Kigali Time TV. Nk'ibisanzwe rero tugarutse kuba tugaruka kuri byinshi bitandukanye ku makuru ya entertainment avugwa hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u cy'u Rwanda. Uyu munsi rero tugiye kuba tugaruka ku makuru adasanzwe y'ubukwe bwa Vestina rero uririmbana na Dorcas rero mwakunze cyane. Ubu ngubu akaba yamaze kuba yanongorwa cyangwa se akaba yamaze kuba akora ubukwe mu murenge n'ubundi aho baje kuba babukorera mu murenge wa Kinyinya hano mu mujyi wa Kigali nk'uko tugiye kuba tubigaruka gatanu kuri kagenzi kako, ariko tugiye kuba tugarukaho nyuma y'uko bamaze kuba bakora ubukwe. Biravugwa ko n'ubundi uyu musore n'ubundi yamaze kuba berekeza muri Burkina Faso. Ese bagiye gukora iki? Ibyo byose nibyo tugiye kuba tugarukaho, kandi tugiye kuba tunababwira imodoka uyu musore yaje kuba aherezamo impano umukunzi we cyangwa se umugore we w'isezerano nk'uko byamaze kuba byemezwa ubwo bamaraga gusezerana imbere y'amategeko, dore ko n'ubundi n'imbere yo no kujya imbere y'Imana cyangwa se gukora ubukwe bweruye bwa bundi abantu benshi bakunda kwitabira cyane, nabyo biri bugufi. Byose tugiye kuba tubigarukaho gatanu kuri kagenzi kako hano kuri Kigali Time TV. Turize kuba tubabwira aho baje kuba bahurira n'uyu musore, tubize kuba twababwira imyaka uyu musore afite ndetse n'aho akomoka, ndetse akantu kose wifuza ko wamenya kuri umusore ndetse n'urukundo rwa Vestina, uburyo baje kuba bahura cyangwa se impamvu byaje kuba biba ibanga ntibimenyekane cyane, kandi hakirindwa no kuba hafatwa amafoto menshi cyane cyangwa se bagashyiraho umutekano ukomeye cyane, dore ko n'ubundi bwabaye mu mutekano ukomeye cyane kuko nta wari wemeye gufata amashusho yaba ya telefone cyangwa se ya kamera uretse ba nyir'ubwite bari bizaniye, dore ko n'ubundi bikomeje kugenda bihwihwiswa ko ngashobora kuba yari atwite. Ese koko ibyo nibyo? Byose rero byo tugiye kuba tugarukaho gatanu kuri kagenzi kako, dore ko yaje kuba anamuhereza impano ikomeye cyane uyu musore rero nyuma yo kuba yamugira umugore we mu mategeko. Ni umusore rero mukuru cyane dore ko amurusha imyaka igera kuri 20 rero nk'uko tugiye kuba tubigaruka gatanu kuri kagenzi kako. Niba utarakanda subscribe rero nicyo gihe ngo ikane kugira ngo tujye tubana muri byinshi bitandukanye mu makuru ya entertainment abavugwa hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ni rero Vestina, Ishimwe Vestina mwakunze cyane mu ndirimbo zo kuramya ndetse no guhimbaza Imana zigiye zitandukanye. Murabizi neza ko uyu mwana afite imyaka igera kuri 22, yasoje umwaka ushize nibwo yasoje umwaka yisumbuye cyangwa se nibwo yasoje uwa gatandatu w'amashuri yisumbuye rero ubwo ni segonderi, aho yize ibijyanye n'ubundi no guteka nk'uko bikomeza kugenda bigaragara cyangwa se nk'uko nawe akomeje kugenda abyivugira. Ishimwe Vestina rero usanzwe aririmbana indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana na murumuna we Dorcas, yasezeranye mu mategeko n'umukunzi we mu muhango wabereye mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Rero ni umukunzi we bita Idirisa ukomoka mu gihugu cya Burkina Faso, aho benshi rero batibazaga uburyo bashobora kuba barahuye. Ibyo byose nibyo tugiye gukomeza turebera hamwe gatanu kuri kagenzi kako. Uyu muhanzi rero uri mu bakunzwe n'abatari bake mu Rwanda yasezeranye n'umusore wo muri Burkina Faso ariwe Idirisa nk'uko rimaze kubwira. Amakuru yizewe ari kutugeraho nuko umuhango wo gushyingirwa bikorewe imbere y'umwanditsi w'irangamimerere watangiye saa 10 z'umugoroba kuri wa 15 Mutarama 2025. Nta muntu n'umwe wari wemereye gufata amashusho n'amafoto muri uyu muhango. Amakuru avuga ko ari itegeko ryatanzwe n'abareberera inyungu z'uyu mukobwa muri muzika. Uyu rero nta wundi uretse Murindahabi Irene wa Emma Empire n'ubundi asanzwe areberera imiziki y'aba bana ariwe Ishimwe Vestina ndetse na Kamikazi Dorcas. Rero Kamikazi Dorcas mwibuke ko nawe ari kwiga n'ubundi hariya Igasogi, aho mukuru we arangirije nawe akaba ari hafi kuba yasoza, dore ko nawe ari kwiga kandi nawe ari busoze uyu mwaka. Rero nyuma y'amezi make cyane Ishimwe Vestina amaze gusoza amashuri yisumbuye ahise rwose akora ubukwe, kandi murabizi neza ko Ishimwe Vestina ndetse na Kamikazi Dorcas ari abavandimwe babiri bavuka mu karere ka Musanze, biyemeje kuririmbira Imana kuva mu myaka y'ubuto bwabo kugeza kuri ubu. Rero haribaza ati se baba bagiye gutandukana, dore ko n'ubundi uyu Vestina cyangwa se Ishimwe Vestina
yamaze kuba yatangira gufata inshingano. Rero benshi batangiye kubyibazaho, bavuga ko batazakomezanya nk'uko bisanzwe cyangwa se batazakomeza gutanga umuziki nk'uko bisanzwe, kuko umwe we yamaze kugira inshingano already, cyangwa se byamaze kuba bigaragara yuko agiye gutangira kwita no ku rugo ndetse n'ibindi bitandukanye. Rero bizajya bigorana cyane kuba yongera no kuba ari guhura na murumuna we ari we Kamikazi Dorcas. Ubu rero hari kwibazwa byinshi bitandukanye. Isi impamvu ni ukubera iki byaje kuba bigirwa ibanga. Benshi rero bakomeje kugera bavuga bati se Kamikazi Ishimwe Vestine Plutôt n'ubundi ko byagiye bigaragara ko ngo abyibushye cyane, ngo ntashobora kuba atwite, ariko amakuru ari kutugera muri kano kanya nuko ibyo byo ari ibihu abantu bakomeje kugenda bavugaho cyane, bakomeje kugenda bakwirakwiza hirya hatandukanye, ngo niyo mpamvu ngo ubukwe bwabaye mu ibanga. Ariko ni Empire yaje kuba ibikora, cyangwa se ni Irene Murindahabi n'ubundi usanzwe uremberera imiziki y'aba bana waje kuba ubitamo kugira ngo hataza kuba hajya amashusho hanze. Rero benshi barimo baravuga bati ibi ntago byari byo, bwakabaye kuba bujya ku mugaragaro, dore ko n'ubundi ari abasitari cyangwa se abazwi cyane. Gusa rero nanone bakavuga bati wenda ashobora kuba bagize ipfunwe ry'uko yashatse umuntu umuruta cyane, ariko nanone abandi bakavuga ati icyo si ikibazo, kuko niba mukunda nawe akaba mukunda, ibyo nta kibazo cyaba kirimo. Gusa rero icyo wamenya kuri uyu musore rero bita Idirisa waturutse Burkina Faso akaza kwishakira uyu mwana w'umukobwa uririmba inamana ndetse akanatambira Imana mu ndirimbo zitandukanye musanzwe muzi, zirimo Ihema ndetse n'izindi nyinshi zitandukanye, harimo Isaha, Ibuye, Adonayi ndetse n'inyinshi zitandukanye. Bakunzwe mu buryo baririmbamo benda nko kurira, cyangwa se style yabo yo kuririmbamo indirimbo z'Imana bayiririmbamo bameze nk'aho bari kurira. Rero ni ibintu byakomeje kugenda bigaragara ko Kamikazi Dorcas ndetse na Ishimwe Vestine bakunzwe ku rwego rwo hejuru hano mu gihugu cy'u Rwanda mu ndirimbo zigiye zitandukanye. Nyuma rero yo kuba bakora ubukwe, Ishimwe Vestine ndetse na Idirisa umuhungu cyangwa se uyu musore waturutse Burkina Faso, baje kuhita berekeza Burkina Faso n'ubundi kuba bari kuryoshya, ariko yaje no kuba amuhereza imodoka nziza cyane. Ni imodoka rero y'agatangaza, ni imodoka yo mu bwoko bwa Tesla, imodoka rero ihambaye cyane. Ni imodoka rero ikorwa n'uruganda rwa Tesla, n'ubundi uruganda muzi rw'umukire wa mbere ku isi ari we Elon Musk. Ni uruganda rero rukora imodoka nyinshi zitandukanye, ariko imodoka ziri ku rwego rwo hejuru zikomeye cyane. Murabona rero iyi modoka uburyo ifite icyo bita Falcon Wing, cyangwa se iyi miryango uburyo ifunguka, ubona ko ifunguka mu buryo bwiza cyane. Iyi miryango irimo nk'uko muri kuyireba, ikora ikintu kimeze nk'amababa ku buryo ishimisha buri wese. Imodoka rero bayita Tesla Model X, akaba ari imwe mu zikoresha amashanyarazi za CUV, izwi kuri Falcon Wing Doors, cyangwa se nk'uko amababa yayo cyangwa se uburyo imiryango yayo ikoze y'inyuma, uburyo ibasha kuba yafunguka ikamera nk'amababa nk'igiye kuguruka, nibyo bituma iryohera benshi cyangwa se abayireba bakayitangarira bitewe n'uburyo imeze. Iyo ushaka akayaga rero, cyangwa se utwaye n'ubundi wumva wishakira akayaga, n'ubundi ni kuriya ubasha kuba wafungura imiryango ukagenda wiyumvira akayaga. Rero iki kigatuma rero imodoka ya Tesla yo mu bwoko bwa Tesla Model X ikundwa cyane ku rwego rwo hejuru. Amakuru twakomeje kugenda dukura cyangwa se twakomeje kugenda dukurikira nuko iyi modoka ihagaze agaciro k'ibihumbi hagati ya 40 ndetse na 90 by'idolari. Rero ayanga ni hagati ya miliyoni hafi 90 ndetse na miliyoni 100 z'amafaranga y'u Rwanda. Ariko angaya iyi ngiyi nkuko twakomeje no muri kugenda ducukumbura, cyangwa se twakomeje kugenda tubireba, cyangwa se dukurikirana akantu ku kandi, nuko twasanze iyi modoka n'ubundi yo ihagaze amafaranga agera ku bihumbi 120 by'amadolari. Ayo nakabakaba miliyoni zisaga 123 n'ibihumbi 900 rero by'amafaranga y'u Rwanda. Urumva ko rero ari amafaranga menshi cyane. Byumvikana ko rero
uyu mugabo cyangwa se umugabo wa Vestina cyangwa se umukunzi cyangwa se fiance wa Vestina Ishimwe rero ari umugabo ufite amafaranga akomeye cyane. Rero benshi bakaba banavuga bati ni n'umukristo cyane nawe, dore ko ngasanzwe aririmba mu idini rya ADP. Rero akaba ahurije hamwe n'uyu nguyu uyu mwana w'umukobwa ari we Vestina Ishimwe. Vestina rwose waje kuba utungura abatari bake, ubwo aho benshi batiyumvishaga ko agiye gukora ubukwe mu buryo butunguranye, ndetse bwaje no kuba ibanga ku buryo bukomeye cyane, ndetse nta hantu na hamwe ushobora kuba wapfa kubona amafoto y'ubukwe bwa Vestina ndetse n'uyu mukunzi we, kuko babigize ibanga ku buryo bukomeye cyane. Amafone abantu bari babujije kuko hari habaye byakozwe umutekano ukomeye cyane kugira ngo atagira ubaca muri humye ngo abashe no kuba yafata n'ifoto ya telefone. Murabyumva ko rero byari bidasanzwe, niyo mpamvu rero abantu benshi bakomeje kugenda bigaruka mu buryo budasanzwe, ariko murabyumva neza ko ari abantu bakundana. Icyo benshi bakomeje kugenda bagarukaho ni icy'imyaka, ngamurusha imyaka 20, ariko ibyo ntacyo bigenderaho, kuko uyu musore nk'uko twakomeje kugenda adukurikirana amakuru ye, nuko twaje kuba dusanga afite amafaranga menshi cyane, dore ko n'ubundi afite kampani ikora ibintu byinshi bitandukanye, ndetse akanagira na kampani n'ubundi ikora ibintu bijyanye na fashion cyangwa se iby'imyenda ndetse n'inkweto zigezweho cyane ari mu gihugu cya Burkina Faso, ndetse akaba akora n'ibindi bikorwa bitandukanye birimo n'icyo bita trade cyangwa se acuruza ibyo mu ikoranabuhanga amafaranga menshi agiye atandukanye. Byumvikanishe ko rero afite n'ubundi amafaranga menshi cyane, nk'uko mukomeje kugenda mubyumva cyangwa se nk'uko natwe dukomeje kugenda tubigusobanura gatanu kuri kagenzi ka. Kuri yaje kuba amusohokana ahantu heza, nk'uko nawe uri kubasha ko habona hano kuri screen zawe. Uko baje kuba bahura rero ni igihe n'ubundi yaje kuba uyu musore akunda indirimbo zabo, akaza kuba yabahamagara cyangwa se yashaka namba zabo. Nk'uko musanzwe mubizi, izi ndirimbo zabo ziba ziriho namba ushobora kuba wahamagara, yaba Irene ndetse n'izaba bana nazo ziba ziriho, ariko cyane cyane iya Irene niwe waje kuba ubahuza n'uyu mwana, ndetse amutera inkunga muri byinshi bitandukanye, dore ko n'ubundi umuziki we awushyigikira ku rwego rwo hejuru, dore ko harimo n'indirimbo nyinshi zitandukanye nyinshi cyane bagiye babakorera, ndetse binavugwa ko n'ishuri guhera mu wa 4 ari we wamwishyuriraga, nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa cyangwa se nk'uko amakuru akomeje kugenda ajya hanze. Byumvikane ko rero yamukunze kuva kera, dore ko amakuru twakomeje kugenda dukusanya nka Kigali Time TV twaje kuba dusanga yuko ubwo bazaga kumenyana bamenyanye ubwo uyu Vestina yarari mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye, rero mbere yuko asoza secondaire. Murumva ko bamaranye hafi imyaka igera kuri 3 bakundana. Rero ni iby'agaciro cyane kuba wakunda umuntu usanzwe umuzi cyangwa se musanzwe mumenyeranye. Urabyumva rero ko ari ibintu bikomeje kugenda bigarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, ndetse n'ubuko bikomeje kugenda buvugisha benshi, kuko ntago bimvishaga ko Vestina ari kano kanya agiye kuba yashaka. Gusa rero Imana niyo ibasha kuba yakubakira uwo ari we wese hano kuri iyi si. Rero tunabifuriza kugira urugo ruhire we bamaze kuba barushingana. Uyu Idirisa rero azamubere umugabo mwiza, ndetse na Vestina azamubere umugore mwiza. Ntibizabe nk'iby'iki gihe rwose iby'aba bana ari ugutana, nk'uko Yivuri nawe yabiririmbye. Rero reka mbashimire cyane kuri mwe mwari mudukurikiye hano kuri Kigali Time TV. Rero nicyo gihe ngo kandi subscribe buri butarayikanda kugira tujye dukomeza kubana muri byinshi bitandukanye, makuru avugwa no mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ndagushimiye cyane kandi nkwifurije kugira ibihe byiza.